Kampani yitwa Brainbridge yatangaje yuko mu gihe cy'imyaka 8 iri imbere bazaba batangiye kuba babaga cyangwa se bakora surgery y'umutwe, bakabafata umutwe w'umuntu bakawutera ku gihimba cy'uwundi muntu akaba yabasha kubaho ndetse akabaho n'igihe kinini cyane kandi ari muri condition nziza. Iyi kampani yavuze ko iyo ari igisubizo kirambye kuri babantu bari basanzwe barwaye kanseri cyangwa se barwaye paralize umubiri wose. Uti bizajya bikorwa gute rero? Ubundi kampani yubatse imashini zikomeye cyane zizajya zibafasha mu bujyanye no kubaga ndetse zikabafasha kubaga abantu mu buryo butashobokaga. Uko bizajya bikorwa rero, bazajya bafata abantu babiri batandukanye ariko baje gusuzuma neza, umwe wapfuye ariko muri condition nziza ndetse afite n'ingingo zikiri nzima, nibarangiza bafate n'undi wenda wari ufite ikibazo cya kanseri cyangwa se yabaye paralize umubiri wose, nibarangiza bafate imitwe bayigurane, bafate umutwe umwe bawutere kuri cya gihimba kizima kidafite indwara. Bivuze kandi yuko nyuma yo guhindura umutwe bakawushyira ku kindi gihimba cy'umuntu, uyu muntu azaguma ameze neza ari muri condition nziza kandi akazagumana n'ubwonko bwe bwihutsa ku buryo atazagira ikintu kimwe yibagirwa. Ikindi kandi uyu muntu azaguma gutekereza neza kandi ikindi azagumana n'ubumenyi bwiwe yarasanzwe afite. Ikindi kintu cyiza kandi kirenzeho nuko umuntu wese bazahindurira uyu mubiri ufite ubushobozi bwo kuba wabaho imyaka irenga 100. Ibi bivugwa yuko bizatabara ubuzima bwa benshi cyane cyane bamwe bari barihebye bitewe n'indwara zidakira nka kanseri n'izindi. Ese wowe ibintu urabivuga